Yes, mukomeje kugubwa neza cyangwa se mumeze mute bakunzi bazamuka TV, turabasuhuje aho muri hose, amajyepfo, amajyaruguru, uburasirazuba, uburengerazuba bw'u Rwanda n'umujyi wa Kigali. Turabasuhuje tubabwira tuti mwaramutse mute, nabo muri diaspora tubabwira tuti ese mwiriwe mute, mwaramutse mute, cyangwa se umunsi wanyu wagenze ute bitewe naho muri, kuko ubu ngubu hari abo tutari ku bihe bimwe cyangwa se ku masaha amwe bitewe nuko isi yikaraga kabisa. Amakuru noneho tuwazaniye, niba navuga nti ni breaking news, ariko ni breaking news kabisa. Kera kabaye uruhinyuza intwari, sinzi ukuntu umugani bawita, ariko ibintu muri Rayon Sport bihinduye isura. Ibintu muri Rayon Sport kabisa bihinduye isura nyuma y'amagambo menshi, cyangwa se nyuma y'igihe kinini cyane abantu benshi batabaza bavuga bati kabisa RGB cyangwa se leta y'u Rwanda ni mudutabare. Abo n'abafana ba Rayon Sport ndetse n'abanyamakuru babonaga ikipe ya Rayon Sport ahantu iri kujya. Sofa ubu ngubu rero reka turebe uko bimeze. Rayon Sport ubu ngubu yagize iki? Rayon Sport yamaze guseswa, komite nyobozi ya Rayon Sport na bodi byamaze guseswa kabisa. Umwana wanzwe ni ukura Abdallah Murenzi niwe bahaye kuba ayobora Rayon Sport by'agateganyo mu gihe cy'amezi 3. Reka first of all turebe aya mabaruwa 3 nani abiri ya RGB ni ya Rayon Sport bivuga kuri uku guseswa kwa komite kabisa. Ni itangazo rya RGB ryo ku muryango wa Rayon Sport ryanditswe kwa 25 Ugushyingo 2025. Bakunzi bazamuka TV rero reka tujyane akantu ku kandi kugira ngo ibintu bikomeze bigende neza. Turagaruka mu kanya. Ko nahimbabwiye rero bakunzi bazamuka TV, reka twanzike noneho turebe ayo mabaruwa aravuga iki. Yaba ibaruwa ya Rayon Sport nyubwite nani ya RGB, kubera ko ubwo ngubwo birumvikana ko ariyo yaba yabanje bitewe n'ibyo RGB yatangaje. Ni ya Rayon Sport yakurikiyeho isesa komite nyobozi ndetse na bodi. Ariko turebye buriya bodi, komite nyobozi niyo yaba yasenywe cyangwa se yasheshwe, kuko tuje kureba impamvu. Itangazo rya RGB ku muryango wa Rayon Sport hashingiwe ku itegeko nimero 56 ryo kuwa 2016 ryo kuwa 16 2012 z'ukwezi kwa 12 2016 rishyiraho urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB ikanagena inshingano, imiterere n'imikorere yarwo, ndetse n'itegeko nimero 058 2024 ryo kuwa 20 z'ukwezi kwa 6 2024 rigenga imiryango nyarwanda itari iya leta. Kuri uyu wa 25 Ugushyingo 2025 RGB yagiranye inama n'ubuyobozi bw'umuryango wa Rayon Sport hagamijwe gukemura ibibazo bikomeje kugaragara mu miyoborere bigira ingaruka ku mikorere y'ikipe, imiyoborere yayo n'umusanzu wayo mu iterambere rya siporo mu Rwanda. Mu iterambere rya siporo mu Rwanda kakano mu kanotinga ahantu tuje kukaganiraho nyuma mu kanya. Nyuma yo gusuzuma byimbitse ibi bibazo, inama yafashe umwanzuro wo guhagarika inzego zose zari ziyoboye umuryango wa Rayon Sport, arizo inama y'ubutegetsi, komite nyobozi, komite ngenzuzi ndetse n'akanama gashinzwe gukemura amakimbirane. Hashyizweho komite y'agateganyo ifite inshingano zikurikira.
gusuzuma no kuvugurura amategeko y'umuryango wa Rayon Sport, gusesengura no kuvugurura inzego z'imiyoborere hagenwe n'inshingano zazo, gukurikirana igenzura external audit by'imikorere y'umuryango, gusigasira ubumwe n'ubusugire by'umuryango wa Rayon Sport mu gihe cy'inzibacyuho, gukurikirana ibikorwa n'imirimo yose y'umuryango mu gihe cy'amezi 3. Abagize komite y'inzibacyuho ni Bwana Murenzi Abdallah ukuriye komite y'inzibacyuho, Madamu Maître Jean Bosco Nobumwe, Madamu Jose Akayezu, Bwana Gakwaya Olivier, Bwana Sabyimana Baptiste. RGB izakomeza gufasha Rayon Sport mu ishyirwa mu bikorwa by'izi mpinduka hagamijwe gutuma ikipe ikora mu buryo burambye bwa kinyamwuga kandi bujyanye n'amategeko ndetse n'amahame y'imiyoborere myiza. Izi ngamba ni intambwe ikomeye mu kugarura ituze no gukomeza gushimangira imiyoborere myiza mu muryango wa Rayon Sport. Ubuyobozi bwa RGB. Iryo ni itangazo rivuye muri RGB nyuma y'inama yahuje iki kigo cyangwa se iki kigo cya leta, urwego rwa leta, Rayon Sport ndetse n'abo muri Minisipoti. Mbese muri make n'inama yahuje inzego zitandukanye zireba ibibazo by'ingutu biri muri Rayon Sport biri gutuma ikipe ya rubanda cyangwa se ikipe yihebewe n'abantu benshi mu Rwanda ikomeza kujya ahabi. Itangazo noneho rya Rayon Sport naryo reka turirebemo. Rayon Sport Association, no kuvuga ngo Rayon Sport Association itangazo rigenewe abanyamakuru. None kuwa 25 z'ukwezi kwa 11 2025 ku cyicaro cy'urwego rw'igihugu rw'imiyoborere RGB hateraniye inama yahuje urwego rw'igihugu rw'imiyoborere n'abagize inzego z'ubuyobozi bw'umuryango Association Rayon Sport, arizo inama y'ubutegetsi, komite nyobozi, komite ngenzuzi, akanama gashinzwe gukemura amakimbirane. Inama yemeje ko inzego zose zari ziyoboye umuryango Association Rayon Sport zihagaze zikaba zisimbuwe na komite y'agateganyo igizwe na Bwana Abdallah Murenzi umuyobozi, Bwana Musabyimana Jean Baptiste, Bwana Gakwaya Olivier, Madamu Akayezu Jose, Maître Nobumwe Jean Bosco. Kabisa komite y'agateganyo ihawe igihe cy'amezi 3 ikaba ishinzwe kuvugurura amategeko y'umuryango, inzego zawo no gushyiraho umurongo w'imiyoborere y'umuryango. Iyi komite y'agateganyo itangiye imirimo yayo guhera kuri uyu wa 25 z'ukwezi kwa 11 2025, bikorewe Kigali ku wa 25 z'ukwezi kwa 11 2025. Abasinye hariho Muvunyi Paul umuyobozi w'inama y'ubutegetsi niwe wabanje gusinya, hahita Twagirayezu Tade umuyobozi wa komite nyobozi. Ngaye nguko ayo niyo mabaruwa yaje muri aturutse cyangwa se ibyavuye mu nama yahuje RGB, Rayon Sport ndetse n'izindi nzego tutabashe kumenya, ariko iyi nama yari yahuje aba bantu bakomeye barebera hamwe ibibazo biri muri Rayon Sport bimaze igihe kabisa bizonze mu myaka 7 yose cyangwa se 8 yari irangiye. Bakunzi bazamuka TV rero tugize ibyo tuganiraho kuri ibi, kuri nyuma y'aya mabaruwa se byaratewe n'iki? Ese hagati ya komite nyobozi na body ninde watsinze urugamba?
kuko nk'ubu ngubu urugero ikipe ya Rayon Sport yari iri ahantu habi cyane kabisa. Tuvuze ahantu habi ntabwo twaba tubeshye, ni ikipe iheruka igikombe mu myaka 7 nibato cya shampiyona niba atari 8. Yagiye irangwa n'imiyoborere itari myiza, hagiyeho Sadati Munyakazi, ikipe arayizambya burundu, babona irimo irajya mu manza. Abagiyeho Jean Fideli Uwayezu we yaragerageje atwara ibikombe by'amahoro n'ibya Super Coupe, aragerageza we ikipe rwose, ariko bikagaragara ko ari ikipe igenda idodadoda cyangwa se ihuza utuntu duke kugira ngo ibashe gukina. Nabwo imikino yayo ubona atari ya Rayon Sport abantu bari basanzwe bazi. Nk'urugero mu migurire y'abakinnyi wabonaga rwose ni ikipe yajyaga ku isoko nyuma y'andi makipe yose mu Rwanda, n'ubu ngubu birakorwa. Ni ikipe yajyaga ku isoko cyangwa se ijya ku isoko nyuma y'andi makipe, nka bimwe abakinnyi abafana ba Rayon Sport bajya bavuga. Hari uwo bita Marayika, hari uwo bita wa Nyanza, abo bose n'abafana ba Rayon Sport kabisa b'inararibonye bakunda Rayon Sport, n'abakunzi ba Rayon Sport bajya babivuga kabisa ati ikipe yacu igeze habi. Ntabwo Rayon Sport tuzi mu myaka iba mbere y'imyaka 8 ishize ari ya kipe ijya ku isoko kugura abakinnyi nyuma y'andi makipe, mbese ikagenda ikagura imisigarizwa ya za miliyoni 10-15. muri make akaba ariyo Rayon Sport iki gihe iriyo. Iyo Rayon Sport niyo kipe u Rwanda ruvuga ruti iyi kipe niyo yahesha ishema igihugu, tutabeshye rwose. Niyo kipe u Rwanda ruvuga ruti iyi kipe niyo yahesha ishema igihugu, kuko niyo kipe ikunda kwitwara neza, ikaba ifite abafana benshi haba mu Rwanda no hanze yarwo, bayifana bayinambiye aho yabiri hose, mu bibazo yabirimo byose. Rero kuba leta yahaguruka ikajya mu kibazo cya Rayon Sport ntabwo ari ibintu byaba byoroshye. Ikindi nyuma yabo, imbere yuko abo bafana ejo bundi ku mukino wa AS Kigali niho ibintu byadogereye cyane, nubwo byari byaradogereye n'ubundi abanyamakuru bavuga bati Rayon Sport igeze kure, leta nitabare n'ibiki, ariko ejo bundi abadepite nabo bagize gutya baravuga bati RGB Rayon Sport kirigeze habi bite byayo iyi kipe y'abanyarwanda. Umudepite yarivugiye ati ni ikipe y'abanyarwanda kabisa. Umuyobozi wa RGB aravuga ati ibyo bintu turabizi, tubirimo kandi turaje tubisotinge out cyangwa se tubihe umurongo, none kirakabaye byakuza. Ese koko kuba Rayon Sport ikibazo cyayo kinjwemo n'ubuyobozi byaba byakomotse kuki? Ese ari komite nyobozi ari na board, ninde ushobora kuba watsinzwe cyangwa se wagaragaje ko we ari mukuri? Reka turebe buriya ikipe ya Rayon Sport kugira ngo ikomere igomba gukomerera mu kibuga. Idafite abakinnyi bakomeye ntabwo Rayon Sport yakomera. Icyo ni ikintu, kandi ni buri kipe yari yo yose itameze neza muri dressing room, ikipe ntabwo yakomera. Rayon Sport ikimara guhabwa ba Muvunyi na Batade, baritoye Muvunyi aba perezida wa board, Tade aba perezida wa komite nyobozi. Bakunzi bazamuka TV, reka tugendane akantu ku kandi turebe, dukora ubusesenguzi kuri iyi ngingo, turebe uko byari bimeze. Ese koko ibyo byakozwe bigiye kugira izihe ingaruka ku ikipe ya Rayon Sport? Rayon Sport ikimara guhabwa Tade abaye perezida wa komite, Muvunyi ari perezida wa board icyo yari ishinzwe mu by'ukuri kwari ukureberera ikipe inyuma ibikorwa bya association, ikarebera igashakira amikoro association, ikayahereza komite nyobozi ikagura niba ari abakinnyi ikabagura, ubundi ikipe ikamera neza igatera imbere. Ikintu cyose gisaba gutegurwa, kuzazamuka TV, ikintu gisaba gutegurwa. Board yo yari yarateguye iravuga iti twebwe twihaye igihe runaka mu kugura abakinnyi, barabanje bagura abakinnyi ba make, baravuga bati twebwe tugiye gutegura ibintu byacu kugira ngo ikipe ya Rayon Sport itere imbere, birasaba amikoro. Ayo mikoro ntabwo azava mu bafana,
ayo mikoro ntabwo azava mu bafana gusa, kuko igihe abafana twabashyiriyeho mu bugoro ni kera cyane. Reka tugire icyo dukore umushinga uzabyarira Rayon Sport amikoro y'igihe kirekire, nk'uko amakipe nka za Yanga bikora, za Simba n'andi makipe akomeye ku isi. Rayon Sport yari ije gukora ibimeze nk'uko andi makipe ku isi abikora. Bodi yaricaye iravuga iti dupange umushinga barawuteguye, umushinga w'akanyenyeri, umushinga kugira ngo abantu batange imigabane yabo, noneho ya migabane ikorwemo umushinga wa Rayon Sport ubaho ngaho. Bari babaze ko ariho uzazahura Rayon Sport, kandi ni ibintu byagaragariraga amaso, barakubaga imibare igakubwa, bakavuga bati aya mafaranga niyaboneka azajya Rayon Sport izashora, nishora imari mu bintu runaka, amafaranga y'inyungu avuyemo aba ariyo yifashishwa mu kubaka ikipe, kandi amafaranga ari buvemo mu mushinga wari wateguwe nawo uracyari kandi ntabwo uravaho. Ayo mafaranga niyo azajya afasha ikipe mu kugura abakinnyi bakomeye, kuko ni buri ikipe igirwa n'abakinnyi bakomeye. Ikipe ikabasha kujya ku isoko igahangana na Yanga, igahangana n'umukinnyi na Yanga, kuko ntabwo uri ikipe ishobora gusohoka, ikipe ishobora kwitwara neza, ushobora kugenda ngo ugura abakinnyi basizwe na Musanze na Gicumbi na Muhazi United, ngo abo bakinnyi bawe bitwaye neza niyo waba uri ikipe ikomeye ifite izina. Bodi rero nicyo yari yatekereje, iravuga iti reka dukore uyu mushinga tujye, noneho umushinga byibura ushobora kumara umwaka, imyaka 2, mbese tumere umwaka wa mbere tuwugire nk'ari imfabusa, tube turi aho ngaho Rayon Sport iki nibisanzwe, umwaka wa kabiri tube tugize nk'ari imfabusa, ariko ku mwaka wa gatatu byibura amafaranga abe abonetse, Rayon Sport yarashoye, ubundi dutangira kubaka ikipe ihoraho, amafaranga ahoraho, ikigega cya Rayon Sport gihoraho, atari kuvuga ngo no gukura mu bafana. Ibyo koko byaricaye muri Zaria Kuti, umushinga barawurunshinga. Umuyobozi w'uwo mushinga yari Abdallah Murenzi, ari nawe siwo bamugira siwo. Gakwaya nawe yari uwo gukurikirana uko umushinga akanyenyeri abantu bagenda batanga contribution cyangwa se iyo migabane y'ibihumbi 30. Abafana benshi ba Rayon Sport bari babyishimiye, yewe na komite nyobozi ya Tade yari yabyishimiye cyane pe. Muri Zaria Kuti habaye ibirori, banapanga gahunda, baravuga bati Rayon Sport igomba kubona bisi y'akataraboneka izajya igendamo. Barayitumiza, iri ku isoko mu Bushinwa, baratumiza iyo bisi, yari kumwe n'umuterankunga Airtel ndetse n'abandi baterankunga benshi bari bemeye gufasha Rayon Sport. Rayon Sport abantu batangira gutanga imigabane, bamaze gutanga imigabane, nyuma Tade yahindutse nk'igicu. Mwumve abakozi bazamuka TV tugende neza, ibi bintu twagerageje kubikurikira byibura mwumve ukuntu bimeze. Nyuma Tade yahindutse nk'igicu, ahita ahinduka Bodi. Aravuga ati Bodi, uwo mushinga w'akanyenyeri ni ukugira ngo yambure abafana ikipe yabo. Tijewe nka perezida wa Rayon Sport cyangwa association Rayon Sport, wa komite nyobozi ya Rayon Sport, na uwo mushinga narawanze, bahindura amategeko n'ibiki. Murenzi ntabwo tumushaka kaba siwo, yanze Murenzi yishyiraho siwo wiwe. Muri make umushinga w'akanyenyeri amera nk'uwusenye, arawanga burundu. Ikipe aravuga ngo arashaka kwisubiza mu maboko y'abafana. Abafana ikipe barimo barashaka kuyamburwa. Ibyo bintu mwarabyumvise bakunze bazamuka TV. Bigenda bityo, ikipe yirukana umutoza Famia Rotifi, kandi Rayon Sport ubundi Bodi yari yashyizeho bari abatoza n'abafana n'abakinnyi bandi, abakinnyi kugira ngo ibeho ari nko gutegura umushinga. Rayon Sport ihurize hamwe, ariko bamere nk'abategura umushinga, nta kwirukana abatoza, nta biki, ariko Tade aramwirukana. Ibyo ngibyo ni ibyabaye. Noneho birakomeje, Bodi igeze aho ngaho imera nk'iyivuze iti reka tube tuvuyeho. Bigenda bityo.
nibwo ikipe mwabonye yari itangiye kumera kuriya, imeze kuriya, itsindwa umusubirizo, yatsinzwe derby ya APR, itsindwa na AS Kigali, itsindwa na polisi. Muri make urumva ko ikipe yari igeze habi, ariko ifite imyenda abatoza abo birukanye mu buryo butemewe n'amategeko babareze muri FIFA bituma batagura abakinnyi kandi mu kukuntu byari bimeze. Ikibazo rero aho cyari gisigaye nahangaha, bodi yo kuba yari yarateguye umushinga w'akanyenyeri Tade akakanga, kandi umushinga w'akanyenyeri niwo wari buzane amikoro muri Rayon Sport kugira ngo ntibakomeze gushyira umugogoro ku bafana ba Rayon Sport batanga imisanzu n'imikino amafani club ari aho ngaho. Mu mafani club nabo n'abantu bari basanzwe batanga imisanzu yabo, kuvuga ngo muri fan club niba fan club igizwe n'abantu runaka, yes izo fan club nizo zigize iki, nizo zigize ikipe ya Rayon Sport. Yego iyo board ntabwo yari ikuye amafani club, ntabwo ikipe yari ikuye mu bafana muri abo mafani club n'abandi bantu, ahubwo yari igize iti ese babafana ba Rayon Sport bafite byibura mikoro, ntabwo umuntu yatanga 30,000 ingunga rimwe umunsi umwe, noneho ibyo 30,000 bigakorwamo umushinga, wa mushinga uzajya ubyarira inyungu Rayon Sport, aho kugira ngo wamufana buri munsi buri kwezi ajya asabwa amafaranga. Ese uwo mufana ntiyatanga 30,000 by'ingunga imwe, noneho agashorwa mu mushinga, umushinga ukazajya ubyara inyungu, wa mufana basabaga 1,000 cyo kugura abedi, 1,000 cyo kugura umukinnyi runaka, 1,000 cyo kujya kuri stade bakavuga bati mutange prime n'ibiki. Ayo mafaranga ya prime n'ibiki akazajya ava mu nyungu zabyawe na wa mushinga wa mufana wa Rayon Sport yatanze bya 30 byiwe. Kandi yatanga ayo 30 n'ubundi kubera ko ari umunyamigabane, kera bikazamugira inyungu nawe ya kipe akazagira akantu akuramo. Yego n'umukunzi wa Rayon Sport, ariko akagira akantu akuramo, ndetse hakagira n'andi mafaranga afasha ikipe ya Rayon Sport mu buryo burambye. Bodi niko yari yateguye umushinga, siwo aba Murenzi Abdallah ndetse na Gakwaya Olivier aba umuyobozi uwo mushinga, niwe yarashinzwe gukurikirana ibikorwa byawo. Mubyibuke abakozi ba Zamuka TV, amakipe akomeye yose abafite umuyobozi siwo ushinzwe ibikorwa bya ekipe, ubundi kugira ngo ikipe itere imbere. Ngaho nguko Tade ibyo bintu ntabwo yabyemeye, yaje yitwaza ngo abafana ngahagarariye ngabafana ba Rayon Sport, ngo uwo mushinga ntabwo wemera, umushinga w'akanyenyeri ntabwo wemera, ngo umushinga ushaka ngo kwaka Rayon Sport ngabafana bayo, ngo kandi ari ikipe y'abafana. Avugira abafana ntabyo bamutumye. Ngayo nguko bigaragara kaho agiye kubi cyangwa se apinze komite nyobozi, apinze body, mwarabyumvise uburyo yagendaga avuga kuri RBA no kubi cyane kuri RBA, niho yagiye avuga ayo magambo yo kwitandukanya na body, yo kwitandukanya n'umushinga uzabyara inyungu Rayon Sport, ukubaka Rayon Sport by'igihe kirekire. Abafana ba Rayon Sport babona ikipe ukuntu iri gutsindwa, babona AS Kigali ukuntu itsinda Rayon Sport, ibintu bitigise bibaho. Babona Rayon Sport uburyo yatsinzwe na Singida mu bintu bishoboka rwose, yari iyo kipe yari yoroshye muri Confederation Cup. Mu by'ukuri abafana baravuga bati ibi ntabyo. Twavuga tuti rero ibi ngibi bibaye byerekanye ko bodi ya Rayon Sport yari iri mu kuri. Abo Muvunyi abo Tade yanze mbese akanga imikorere yabo, cyangwa se akamera nk'ubitandukanyije nabo akabirukana. Muribuka ko siwo yari Abdallah Murenzi amukuraho, aravuga ngo ntabwo uyu nguyu wapi yishyiriraho undi mudamu. Murabyibuka umuntu bita Olivier Gakwaya wari ushinzwe gukurikirana umushinga w'akanyenyeri, nawe amera nk'umushyize ku ruhande. Umushinga w'akanyenyeri wapfapfana, bodi ibaye igiye ku ruhande, irinumira ibintu, iraceceka. Muri abo ngabo rero Tade yashyize ku ruhande barimo Murenzi Abdallah,
nibo RGB yongeye iragarura ibaha kuyobora Rayon Sport by'agateganyo mu mezi 3. Uwo Olivier Gakwaya wanzwe wari ushinzwe gukurikirana ibikorwa by'akanyenyeri n'uburyo abantu bagenda batanga imisanzu cyangwa se batanga iyo migabane, nawe yari yarashyizwe ku ruhande na Tade, yarateshejwe agaciro na Tade, yongeye aragaruka. RGB mugiriye icyizere iravuga uti bugiyeho. Muri ibyo bintu rero byo kuba bagiyeho uwo siwo ndetse na Gakwaya Olivier wari warahawe ibikorwa by'umushinga, aba bantu muri aya mezi 3 hari ibyo bagiye gukora twabasomeye mu mabaruwa ya Rayon Sport na RGB bagiye kuba bategura kugira ngo bategure ahazaza ikipe neza n'amatora ya Rayon Sport. Muri ayo mategeko bagiye gutegura nibo bagiye kuyategura ukwabo umushinga bazawo drafting n'ubundi byari bimeze nk'ibyateguwe bawuhereze RGB iheshe umugisha. Mu byo bazategura byose uko body yari yarateguye ibintu yari yarabisotinze, n'ubundi ni nako bimera nk'uko bizagaruka, kuko abari bari muri body banzwe na Tade n'ubundi nibo bagarutse muri komite y'inzibacyuho cyangwa se komite y'agateganyo igomba kuyobora amezi 3 kuva kuri uyu munsi, kuva kuri 25 ejo kugera kuri 25 z'ukwezi kwa mbere, z'ukwa 12, 25 z'ukwa mbere, 25 z'ukwa kabiri, niho iyo body iyo komite y'inzibacyuho cyangwa se komite y'agateganyo izageza iyobowe na Murenzi Abdallah, ikaba irimo na Gakwaya Olivier. Abo bagabo babiri bari mu mirongo mishya ya body yari yashyizeho kugira ngo bayobore Rayon Sport, ariko banakurikirane n'imishinga y'akanyenyeri kugira ngo abantu bakomeze batange imisanzu Rayon Sport izabashe kwiyubaka, byaba mu gihe cy'umwaka umwe ibanze struggling, imyaka 2 struggling, amafaranga yarashowe, none ku mwaka wa 3 Rayon Sport ize ikomeye igura abakinnyi, ijya ku isoko igure umukinnyi wa miliyoni 100, ihangane na APR umukinnyi wa miliyoni 100, ihanganire na Yanga umukinnyi ku isoko ibe yagura umukinnyi wa miliyoni 120 na 50, gutyo ihangane na Yanga muri East Africa ndetse no muri Afrika ivuga iti turagiye mu makipe akomeye muri Afrika ubundi duhanganire umukinnyi. Niyo ntumbero y'umushinga akanyenyeri wari washyizweho na body iyobowe na Muvunyi. Ariko Tade murabyibuka uburyo yagiye kuri RBA aravuga ati Rayon Sport ntabwo irimo irashaka kwakwa abafana bayo, ikipe ni y'Abanyarwanda, yego nibyo yarabivuze ngo irimo irashaka ko body irimo irashaka kwambura abafana ikipe yabo, mbese ikaba iy'abantu runaka. Siko byari bimeze, buri muntu yarafite uburenganzira bwo gutanga 30 by'umugabane shingiro, mbese akaba amafaranga ya mbere na nyuma ubundi agashorwa mu mushinga. Tubibutse ko ayo mafani club Tade yavugiraga, fan club zibamo abantu bakomeye, ni nazo n'ubundi zateraga ikipe inkunga mu kwezi, hari amafaranga batangaga. Yewe hari n'amafani club yahagaritswe kubera ko ngadaheruka gutanga imisanzu. Ariko uwo muntu uri muri fan club yari yemeye ko azajya atanga 30,000, azatanga 30,000 by'ingunga kugira ngo ahore atanga amafaranga 1,000 runaka mu gihe cy'umwaka, mu gihe cy'ukwezi agatanga amafaranga 30,000 ingunga, none akicara agatuza, umushinga yashoyemo ukazahereza Rayon Sport amikoro. Nongere mbisubiremo, y'igihe kirekire we nta kintu wamubajije, ndetse nawe igihe runaka akaba ari umunyamigabane w'ikipe, anytime akazagira akantu againinga umunyamigabane. Babafana ba Rayon Sport wasabwaga 1,000 cya prime, 1,000 cyo kugura umukinnyi runaka, nabo wa mugogoro ukaba ubavuyeho. Ikipe ikagenda ikagura umukinnyi wa miliyoni 100, 200,
umukinnyi ukomeye, ikajya muri Raja Casablanca igakuramo umukinnyi w'igitangaza ukomeye, ikagenda muri Simba na Yanga ikarebamo umukinnyi ukomeye cyane ikamutwara, ikagenda ku isoko igahanganira na za Mareke abakinnyi bakomeye, igahanganira na za Al Hilal amakipe akomeye cyane. Ariko ubu ngubu kubera mikoro make, kubera gusaba umufana wa Rayon Sport inoti y'igihumbi ngo bateranye bagura umukinnyi wa miliyoni 25 ba Abedi, baza ari abakinnyi bari aho ngaho bayawaya, igende ifata umukinnyi muri Muhazi United wa miliyoni 12, ihanganira umukinnyi na Gicumbi imutware, ihanganira umukinnyi na Mukura. Murabizi ibyo bintu, Mukura imutware kubera ko ifite ubushobozi buruta bwa Rayon Sport byagaragaraga ko yarigeze kure, ari nabyo bodi yagerageje kuba yavuga iti ibi bintu ntaho byabaye muri Rayon Sport, ikipe ikomeye muri Afurika, ikipe izwi ifite abafana benshi, reka dutegure ahazaza hayo mu gihe cy'imyaka runaka, yaba umwaka umwe ibiri, ibintu bizaba bimaze kujya mu buryo Rayon Sport yiyubake. Tade rero ibyo ntabwo abishatse, ahubwo icyo kigega cyangwa se sosi y'amafaranga yarayisenye, aravuga ati iyi ngiyi ntabwo tuyishaka. None aho uko bigenze, abari bari ku ruhembe rw'uwo mushinga bari barawuhawe ngo bawukore noneho binjiremo muri gahunda, nibo ba RGB yagiye ikizeye baragaruka. Nubwo Muvunyi atagarutse, ariko mu by'ukuri abo bari bari kumwe, abo bakoranye gahunda muri zariya kute, bamwe yashyizeho si nk'uko twababwiye Murenzi Abdallah, icyo gihe no bita Olivier Gakwaya, n'ubundi bagarutse muri komite y'inzibacyuho, komite y'agateganyo, n'ubundi uwo mushinga bagiye kuwukomeza. Bivuze ngo bodi itsinze komite, Muvunyi atsinze Tade, Murenzi atsinze Tade, Olivier Gakwaya atsinze Tade, kuko Tade ibyo yagaragazaga byari ibyo mbese kwari ugutuma ikipe iramuka ejo, ariko ntumenye uti yiriwe gutyo ibintu byo muri Sagarasagara byazonze Rayon Sport mu myaka ishize yose, ariko byari byarabonewe igisubizo kuko bakora umushinga ubyarira inyungu Rayon Sport. Bakunzi bazamuka TV rero, twebwe agakeregeshwa twari dufite naka ngaka, ariko mu by'ukuri ibigaragaye nuko iyi leta yumvise Rayon Sport, ikumva abafana ba Rayon Sport, ikumva na bodi byari yarateguye, noneho ikaba ibihaye umugisha. Mwibuke ejo bundi abafana ba Rayon Sport uburyo bavuze bavuga bati Tade egura kabisa, n'ubundi ni wowe utwiciye ikipe, ibintu nk'ibyo abafana bavugaga cyane. Abanyamakuru bamwe bakavuga bati kabisa ibyo Tade ari mu ntago bifite ahazaza ha Rayon Sport. Byari ibintu bivugwa kenshi, ariko kirakabaye, abona ko bifite ireme, nubwo hari abanyamakuru bamwe na bamwe batinyaga kubivuga, bahabwaga amafaranga na Tade, barimo nk'aba muri RBA ntitwatinya kubivuga. Biratangaje nk'umuntu rigana ibigaju yatumiye Tade, bakunze bazamuka TV mwumva aka kantu, yatumiye Tade aza kuvuga ku bintu bya Rayon Sport. Ni naho yavugiye ko ikipe yanze ba bodi wapi n'ibiki arayisuzugura cyane, amanama yagiye aba ya Rayon Sport arayasuzugura cyane. Noneho ngaho kuri RB aravuga ngo wapi abasaza, wapi n'ibiki, ariko barigani banga kumucanjinga ngo bamubaze bati ese niba wanze abasaza bashyizeho umushinga w'akanyenyeri kugira ngo uzahure Rayon Sport mu gihe runaka kizabaho ubuziraherezo, Rayon Sport iri aho ngaho itungwa n'umushinga uri gutegurwa, ukaba uvuze ngo bayambuye abafana, ukaba ushaka kuyisubiza mu maboko y'abafana. Abo bafana bayimaranye igihe kirekire, bayimariye iki? Ese si umugugoro mwabashyizeho? Ese kuko iyo kipe izakwa abafana, kandi abo bafana aribo bagiye kuzajya batanga 30,000 by'umugabane shingiro, uri kubyumva, kugira ngo ntibazongere kujya bakwa amafaranga yo kugura umukinnyi, yo gutanga ya prime n'ibiki, ahubwo bakayatangira rimwe. Ibyo bintu banga kubimubazaho, kandi byari ikibazo cyumvikana, ariko baricecekeye barigani. Perezida Rivovota aravuga
aravuga rwose muri Arabi birangira yigendeye asiga abantu mu rujijo. Ariko abantu b'inararibonye bararebaga bakabona ibintu n'ubundi avugiye hariya ari byo gusenya Rayon Sport burundu. Ariko RGB ikize gutya itabara ikipe ya Rayon Sport ngayo nguko isize ibintu ku murongo. So bakunze Bazamuka TV rero n'ibyo ngibyo twabwira tubabwira tuti mukore subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo tugiye tubaha amakuru y'ibyasohotse mu bitangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga igihe cyose.